Dusenge. Turagushimye data wa twese, uzi ibikwiriye kuri buri wese, ubihere gucyubahiro. Tugusabye kutuba hafi muri uyu mwanya kugira ngo umuntu wese watanze igihe cye agatega amatwi, umuhe ibikwiriye byamufasha mu buzima busigaye imbere ye, kugira ngo ibyo nabikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu biri bugire n'ubundi n'ibirebana n'amagara mazima. Twebwe nk'abagorozi twigisha imperuka, tukavuga ubuhanuzi, tukavugisha agakiza, twerekana Yesu, tukigisha abantu ijambo kwirinda, twerekana kwezwa no kugira amagara mazima. Nicyo cyerekezo cy'ubutumwa dutwaye bwitwa ubwa marayika wa gatatu. Tubitwaye nk'ubutumwa butabara isi, niko tubyizera kandi niko tubisoma. Akaba rero ari ngombwa ko abantu nabyo babimenya neza. Dushobora kudahurira mu idini ariko duhuriye kuko abantu, dushobora tudahuriye ku bwoko ariko tugahurira mu kugira umubiri. Niyo mpamvu twese dusangira kumenya neza ibyakorwa, ngo nibura twese, kuko kumererwa neza kwawe nanjye mbyungukiramo no kumererwa nabi kwawe nkabihomberamo. Niyo mpamvu tugomba gusangira ayo mahirwe yo kubimenya. Inkomyi rero zituza kugera kuri byinshi, wenda arizo ndi buvugeho gato cyane, ariko ndabanza nitwaze amagambo yo mu mubwiriza 7:12. Haratubwira ngo ubwenge nibwo bwugamo, nk'uko ubutunzi ari ubwugamo. Ariko akamaro ko kumenya naka ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Urumva ko ubwo ubutunzi nabwo nyirabwo ajya bwugamaho, agatinyika, akubahwa, akazirikanwa, yewe agashakwa, agakenerwa, kuko ubutunzi buramufasha. Ariko n'ubwenge nabwo ni ubwugamo. Ni ikintu cyagutwikira kikakurinda ingorane, kuko bukurinda ibintu bitatu: bukurinda kudamarara waramutse neza, bukakurinda kwiheba waramutse nabi, kandi bukaguha kumenya neza icyo gikwiriye gukorwa mu mwanya nk'uwo wo kwiyobora igihe ibibi bije cyangwa ibyiza bije. Ako niko kamaro k'ubwenge, niyo mpamvu ari ubwugamo, ariko ngo burinda ubugingo bw'ubufite. Ubugingo rero ni amaraso. Mu ntego n'umugambi nyamukuru w'ibyo dusabwa gukora no kuzuza mu gihe muri ubu buzima, dukeneye kumenya ibyo bita inkomyi zitubuza amagara mazima, tukazimenya kugira ngo nibura tuzirinde. Hari ubumenyi buke, imyizerere ipfuye, ndetse n'ingeso mbi. Ibyo bintu bitatu nibyo turi buvugeho. Mbese ni inkomyi zitubuza kugira amagara mazima: ni ubumenyi buke, ni imyizerere ipfuye, ndetse n'ingeso mbi. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo turi buvugeho, ariko turabanza kwereka abantu ko byanze bikunze ubu buzima nibwo dushaka. Turaza kuvuga kuri byinshi cyane, ariko icyo dushaka kumenya ni uko umuntu wese uri ku isi afite ibimuremerereye bitatu, kandi kimwe muri ibyo ashobora kuba agifite cyangwa afite byose, cyangwa se afite bibiri. Icyo ni mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi, paje yacyo ya 17. Hatubwira hatya hagira hati: Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur irascible des besoins de l'homme. Umwami wacu Yesu Kristo yaje muri iyi si, ariko yihindura umugaragu udacogora wo kurangiza amakene y'inyoko muntu. Ubwo iyo avuze muri Yohana 17:18 ngo nuko data yantumye mu isi niko nanjye mbatumye, ubwo abavuze ngo muzakora icyo nanjye nakoze nkiri ku isi. Nuvuga ngo yaje gukora icyo se yari yaragambiriye gukorera isi, agiye kugenda asiga abandi bazasiga bamuhagarariye. Arababwira ati rero ngewe naraje mera nk'umugaragu. Ni muri Matayo 11:29, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, dore ndi umugwaneza nkaba noroheje mu mutima. Urumva ko Yesu cyari kimuzanye kwari kuba umugaragu. Nawe kuba n'umwana witwa shefu, umwana w'Imana, ariko yagera mu isi agafata umurimo w'ubugaragu udakundwa na benshi, yarangiza ariko ngo cyari kimuzanye kwari gukora ubugaragu budacogora ngo arangize amakene y'umuntu. La pour nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Yafashe ubumuga bwacu n'indwara zacu abyishyiraho, afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l'humanité. Kwari kugira ngo azabone ishaka igisubizo cy'amakene yose y'inyoko muntu. Umuntu naza akamubwira ati ni umutwe urukundya, amenye uko amuvura. Namubwira ati ni mu nda handya, amenye uko abikora. Namubwira ati ni imitsi ndwaye, amenye uko amukorera. Chaque besoin de l'humanité. Noneho icyo nicyo cyari cyamuzanye. Ni Matayo 8:17.
Yesu ntabwo yari yaje kuza ngo baririmbe haleluya gusa, ahubwo il est venu ôter le fardeau de la maladie, de la misère, du péché. Icyari cyamuzanye kwari kugira ngo nibura akure ku bantu imitwaro ibakandamije itatu: indwara, ubukene n'icyaha. Noneho ibyo nibyo bintu bikomeye cyane yari yaje. Burya umuntu icyaha kiramuremerera, burya umuntu ubukene buramuremerera, burya umuntu uburwayi buramuremerera. Abantu benshi cyane babuza amahoro kubw'iyo mpamvu. Hariho abo niyo mpamvu restaurer totalement l'homme telle était sa mission. Burya kuvugurura umuntu wese nicyo cyari cyamuzanye. Icyari cyazanye Yesu ni ukureba umuntu akavugururwa wese, yarangiza ntitumereke kwa kundi bakeneye turi kubaka, twubaka, yarangiza ukavuga uti aho bareba reka mpagire heza, ko amafaranga arimo k'inzu ntazayuza, nibura icyumba ndimo kirimo amabuye cyangwa cyo kwa gitafite irangi, ariko nibura aho bareba nko muri saro ku musarani habe heza. Ariko Yesu yashaka kuvugurura, bitari kuvugurura inyuma gusa, ahubwo arashaka kuvugurura umuntu wese. Rero ati nicyo cyari cyamuzanye. Il veut pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection du caractère. Yagomba kumukorera ibintu bitatu, akimara kumukiza za ndwara, akamukiza icyaha, akamukiza ubukene. Hari ibindi bitatu yari kumuhinduramo, yari kumuha ubugira neza, akamuha amahoro n'imico itunganye. Ngicyo niwo mugambi nyamukuru. Niyo mpamvu inkomyi zitubuza amagara mazima harimo ubumenyi buke n'imyizerere ipfuye ndetse n'ingeso mbi. Ibyo wenda mvuze nk'imyizerere ipfuye nubwo ndashaka kubivugaho cyane. Hari ngiye ujya kubona ukabona umuntu akubwiye ati reka da, Pawulo yavuze ngo ugomba gusomaho gake. Nako gake yavuze ngo niko yasomye, ngo niko Pawulo yabwiye Timoteyo, we yahagera agasoma akanywa akajerekani. Kibaza niba ariko gake, nibura igifu kiba cyakiriye neza, iyo cyakiriye ibintu bitarenze litiro 1 n'igice cyangwa se kilo n'igice, yarangiza mu binyobwa aho ngaho, yarangiza ariko wakanywa litiro nyinshi nazo zitemewe, yitwaje ngo ni ku murongo uvuga, ibyo ni imyizerere ipfuye. Yarangiza abandi bo akakubwira ati reka da, ngomba kwiriza ubusa, ngewe ibyo bita ngo ni jeûne sec, akarangiza icyumweru atarya, imihogo ikazamwe ibisebe, amaraso agakena, akagwara amagufa, imitsi ikamugara, ibituntu bikinjira, nta kindi kibiteye ari uko mu bwenge bwe yishyizemo kuvuga ngo Imana ijya yumva ari uko umuntu atariye. Iramutse yakumva oya siko biri. Muri Yesaya 59, ugutwi kw'Imana ntikwapfuyengura nibwo kumva, n'ukuboko kwayo ntikwahezengura nibwo gukiza, ahubwo ibyaha byacu nibyo, aho kureka ibiryo wareka ibyaho. Ariko simvuze ko hari igihe byemewe kubireka kugira ngo uruhurire umubiri wawe, ariko bitavuze ngo nukugira nkuko Imana yakumva. Ahubwo wowe kumukoresha nkuko wiha weekend atari kunezeza shobuja, ukiha weekend atari kugira nkuko akongera amafaranga, ahubwo ukiha weekend ngo ubwawe ukora icyo bita récupération. Niko nawe ureka ibiryo atari kugira ngo Imana yumve, ahubwo nukugira ngo wowe ushobore kuruhuka, imyanya igogora ibone ikiruhuko. Yarangiza ariko muri uko kubona ikiruhuko indwara zirakira, muri uko kubona ikiruhuko imitsi irakora neza, muri uko kubona ikiruhuko igogora rigatambuka neza. Niyo mpamvu byanze bikunze imyizerere ipfuye ishobora kukwica wibwira ngo nibwo buryo uri gushaka ngo Imana yumve. Noneho ahangaha ubumenyi buke, imyizerere ipfuye n'ingeso mbi bishobora gutera indwara. Noneho mu ngingo ndibuje nkoraho gato cyane, Yesu arashaka ngo dukire icyaha, dukire indwara n'ubukene, ariko akaduhindura ngo tube bazima byuzuye. Agashaka yuko tugira ibi bintu bikurikira: ni ingeso nziza, ni amahoro ndetse n'imico itunganye. Ibyo nabyo birakenewe muri ubu buzima. Impamvu ari ngombwa ngo tuye dusa n'abantu bereka abantu ko amagara mazima akenewe, ndabivugaho gato cyane. Nsubiye mu magambo aboneka mu gitabo cyitwa Inama ku Mirire, page ya 21. La santé est un trésor. Burya amagara mazima ni ubutunzi. C'est la plus grande richesse que les mortels puissent posséder. Nibwo butunzi bukomeye, nibwo bukire bukomeye, mwene abapfa bose bakwiriye kubanza bageraho bagatunga. La fortune, le savoir, les honneurs sont recherchés à un prix trop élevé. Urebye ubukire, ubumenyi, ibyubahiro, abantu barabiharanira bakabishaka bayitanzeho igiciro cyinshi kandi gihanitse. Cyubahiro bakoresha imbaraga,
ubukire bakabishakisha imbaraga, ubumenyi bakabushakisha imbaraga. Murabona nk'ubu ngubu umuntu ari kubyara umwana w'imyaka 2 gusa agatangira ati mujye kumwigisha icyongereza ngo nibura azajya kuca kenge ngo ariko akizi neza. Nibyo yarangiza ukabona ko umwana utari wamenye naho agiye ukiyitumaho uhegenda hetswe agatangwaho ibirenga miliyoni ari butahe ntamenye. Ubu kumva ko atangiye kubigura hakiri gato cyane, akaziga primaire akayirangiza. Ibyo byose urabiharanira akabitangaho igiciro cyinshi cyane gikomeye. Ariko nibyo la fortune de savoir raisonner so recherche à un prix trop élevé. Abantu babigeraho babiharaniye, abantu baremera bakajya kwiga igikomando, ndakagenda akajya kwiga amashuri maremare, ndakiga za doctora zihanitse, yarangiza akabitanga amafaranga menshi. Karivamwo habanti si c'est dépend de la vigueur et de la santé, nyamara byose wabigeraho bikagira agaciro ari uko ufite imbaraga ukagira n'amagara mazima. Niyo mpamvu aucun des avantages ne peut assurer le bonheur si la santé est absente. Waguha icyubahiro akaguha ubukire akaguha ubumenyi ariko utagira amagara mazima n'umunezero, ibyo byose ntacyo byamara. Niyo mpamvu mwishami ishami tidushobora kwibagirwa kwereka abantu ko amagara mazima akenewe. Ubwo ari uko rero bimeze. Niyo mpamvu wenda ugerageje kubikurikirana neza ukumva hariho icyo byagufashaho. Burya ukeneye kurya neza, ukeneye kugira neza, ukeneye gukora neza ibyo ushinzwe, ukeneye isuku isesuye, ukeneye gahunda inoze, kuruhuka neza nijoro no kwiringira Imana. Bimwe mu bigufasha ni ibi ngibi. Kugira ngo uzagere ku magara mazima ukeneye kurya neza. Ubwo ni ukuryujije ibyujuje ibyangombwa mu gihe gikwiriye kandi neza, kandi ku rugero. Kugira neza, iyo umuntu abana kugira neza nibyo ni imico yo iduhuza n'abandi ngo twishimirwe kandi tuboboke. Yarangiza gukora neza ibyo dushinzwe, nabyo biradufasha mu buzima. Iyo umuntu ari gutekereza ko ibyo ashinzwe yabikoze neza arishima, nabyo bigatera amagara mazima. Isuku isesuye muri kino gihe cyacu, kera dore umwanda wari abanyamisozi, mayibobo, abahinzi, yarangiza nibo barabanyamwanda. None buno umwanda wageze no mu bakiri. Umuntu uri kugenda yarangiza yamara kubaho umusatsi yamaze kubahoesha umusatsi ku mutwe, yongereye inzara, yarangiza azamano n'izintoke, yongereye ingohe, yarangiza akavuga ati nindamuka nkarabye mu maso izi ngohe zanjye ziravaho. Ziragurwa buno zishyirwaho ugasanga ziteze ikibinda rwose zahinnye. Yarangiza ibyo ariko kuhakaraba bikagorana. Undi akavuga ati ninkaraba uyu musatsi umuti bashyizemo urashira, uwo ni umwanda. Undi akavuga ati ninkaraba ngakaraba isabune, yarangiza inzara basize irangi ziracuyuka. Mbese bigaragara neza ko ubusirimu nabo bwabaye indi ntandaro y'umwanda. Noneho kikaba ikibazo. Noneho hakenewe isuku isesuye rero. Gatanu ni gahunda inoze. Uyu muntu azi ko ibyo ashinzwe abikora neza kandi kuri gahunda inoze, nabyo bitanga amagara mazima. Kuruhuka neza nijoro, ubwo amateleviziyo, kurara utaramye, kurara ubyina, kurara uririmba, nubwo ari iby'Imana, ariko Imana ijoro yarigeneye kuruhuka. Ujye uruhuka. Yarangiza ntabwo ari cyo gihe cyo gushaka Imana cyane bitewe nuko wanze ko ibyawe bipfa ku manywa, ahubwo ujye usinzira nijoro kugira ngo ejo uzakore neza ibyayo n'ibyawe. Noneho ku ngingo ya 7 ni ukwiringira Imana. Nubwo dukora ariko dukwiriye kubaho tuniringiye n'Imana. Impamvu niyo mpamvu twashatse ngo nibura tugire n'ubumenyi. Ku bumenyi nashatse kugira icyo mbuvugaho kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva. Ndavuga kuri byinshi. Uyu munsi nashatse kuvuga ku mavuta ya elayo. Mu gitabo cyitwa Les plantes pour votre santé basobanuye ibirebana n'amavuta ya elayo. Bayavugaho byinshi cyane. Aravuga ati afite ibyo bita acide oleique, ibyo niyitwa linoleique, vitamine A, amavuta ya elayo ni nutritive, bwaragaburira umubiri, dietetique, arayoboka umubiri w'umuntu, ni medicale, aravura, sans dépôt adipé, inutile, ntabwo abika amavuta mu mihori, ntabwo abika amavuta mu mihori igenewe kubika amavuta ngo maze habikwe mu bitari ngombwa. Noneho bya bindi bituma umuntu abyibuha asa n'ubyimbagiranye, oya, yo ntabwo afite ahubwo ubushobozi bwo kugira. Ariko se akora iki? Aya mavuta ya elayo akora ibintu 12 mu muntu, nibyo nashatse kuvugaho. Kugira ngo kuko turi kugwana n'ubumenyi buke, iyo abantu bayagura, iyo abantu bayarya, iyo abantu bayumva, hariho bamwe bumva henze.
abandi bakumva atari ngombwa, abandi ndetse ntibanayamenye. Ariko reka nyavugeho gusa byonyine ubwabyo gusa. Muri Bibiliya yaje kugirango n'imbaraga y'Umwuka Wera yabonaga mu buturo bwera, ariko icyo nashatse ko tumenya neza, akora kuri ibi bintu ngiye kuvuga bikurikira. Akora ku cyo bita les cellules hépatiques, ibyo bita kuri bile, agakora ku cyo bita circulation, ibyo bita gastro-intestinal, akora ku cyo bita kitane, akakongera ku byo bita akakora kuri rein cyangwa se muri service renal, agakora kuri cyo bita colique, agakora ku byo bita lithiase vésiculaire, agakora ku byo bita calcul biliaire, agakora ku byo bita dermatologie, agakora ku byo bita rhume, agakora ku byo bita ni calmature muqueuse. Ni ibintu 12 erayo ibikoraho yonyine ubwayo gusa. Ni ukuvuga ngo igeze ku mwijima irawukoraho ikawutunganya, ikawukuramo amavuta mabi, ikavuramo ibisigazwa bibi, igafasha gutuma indurwe zisohoka neza. Yarangiza uwo niwo murimo w'amavuta yerayo ku mwijima. Yagera ku gasabo k'indurwe, nako kakandi kakira indurwe zivuye mu mwijima ngo kazashobore kuzohereza mu gifu no mu rwagashya. Yarangiza aka kantu kakora neza, ntikaremererwe, ntikazagira amabuye. Noneho mu nzira y'amaraso, imitemberere y'amaraso, mu mitsi ijyana amaraso yavanye mu mutima, n'iyagarura yagaruye mu mutima, n'iyakwirakwiza mu mihore, aho hose kugira ngo imitsi yorohe, imitsi izibuke, imitsi ye kwibikamo amavuta, n'urugimbu n'ikinure. Ibyo byose erayo ni ikikora, ni ugutuma imitsi yoroha. Icyo ni icya gatatu. Kane ni uko y'ubwayo gusa hano igifu gihurira n'amara, ubwo uhereye mu mukondo kujyana hasi, kugira ngo hanyerere ariko hatuzuye amazi, hadakakaye, nta bisebe birimo, erayo ni ikihamara. Iragenda yarangiza ikahakora neza, kuko ibyo kurya iyo bimaze kunozwa byahagera bikahatinda bitewe no kunanirwa kunyerera, hari igihe bisiga bihangirije, abantu bagatangira kuya akunda gutura imbibe, bagwara ibirungurira n'ibindi byinshi. Erayo abantu bayirya ntabwo bakunda kugwara indwara z'uruhu. Yarangiza muri ibyo bita uruhu, iragenda yarangiza yamara gutunganya, ari ukuyirya, ari ukuyinywa, ari kuyisiga, iragenda igafasha uruhu koroha. Yarangiza niko kamaro ka erayo. Iyo igeze ku mpyiko irazizibura zikoroha, ntizipfunyarare, ntizibemo imisenyi, ntizikakare, ntizizibe, kandi zikashobora kuyungurura amaraso ziyatandukanya n'ibyo ari n'amazi, maze ntibivangavange. Uwo ni umurimo wa erayo. Iyo igeze mu mara manini, ibyo bita gros intestin, iragenda yarangiza ikashyiramo mu karandaryi kayo kari gakakaye, ikakoroshya, maze umwanda ukaza ukabitambuka neza, bigatuma abantu batagira impatwe. Iragenda igatuma abantu batagwara inkabyo, bitewe n'uko irinda kwiboheranya kwa proteine mu mitsi. Yarangiza ngo amaraso ari kugendamo ase n'ibuye rigeze mu mugezi, yarangiza rigakumira amazi. Yarangiza ibyo amaraso aragenda akajya sandara, yarangiza utubuye tugiye kwirema ikayabuza. Erayo ni uwo murimo wayo, bigatuma nta mitsi iziba bitewe n'utubuyenge twaba turimo twa proteine. Iragenda ku ngingo ya 9 igakora, ikarinda ka gasabo k'indurwe kuzamo amabuye. Usigaye usanga muri kino gihe abantu baganira, kakubwira ati ngiye basanze harimo amabuye, bati ni mato, barabwiye ngo uzagaruke ngo ninywe imiti, abandi bati reka barambwiye nako kubagwa. Uburyo bwiza bwazatumye indwara itagufata kugira imisenyi mu gasabo k'indurwe nuko wakora ibishoboka, yarangiza ukajya ukoresha erayo kenshi mu kurya, uyitetse cyangwa uyisutse mu byo kurya, cyangwa uyishyize muri salade. Yarangiza ugakunda kuyikoresha ku buryo bwo kwirinda utwo tubuyenge two mu gasabo k'indurwe. Noneho imihore yacu iroroha, noneho abantu ntibagwara ibicurane. Iyo niyo nzi muri ibyo bita rime, y'abandi benshi bitiranya na grippe. Grippe ni indwara y'umuriro, ariko rime ni indwara y'ibicurane. Noneho ku bw'ibyo si byiza kubyitiranya, kuko wazabivura nabi. Nubwo erayo ibimeze icyo gusa, ariko burya niyo urwaye karime mugani ak'ibicurane, ugafata amashu, yarangiza ugafata romare bibisi ukabihekenya ukanyunyuza ugacira ibyatsi, yarangiza ushobora kuba uvuye ibicurane cyangwa ukaba unavuye n'indwara y'umuriro, iyo bita grippe.
ubwo ni ubundi buryo bwo kwivura, ukabihekenya byuzuye itama rimwe gusa, ukahekenya unyunyuza umira amazi yabyo bivanze amashu na romari mbisi, yarangiza utwo dukatsi ukazaducira. Ibyo iyo ubikoze mu gitondo nimugoroba uba uri kuvura ibicurane cyangwa indwara ya grippe. Noneho ariko erayo ikabifasha mu gutuma abantu batagira ibyo bintu byitwa ibicurane. Ku ngingo ya 12 nicyo gutuma uturandaryi two mu byo bita mikeze, two tuntu dutuma mu mara horoha, mu gifu horoha, nta bintu bifata, byanze bikunze bijya bituma horoha, yarangiza umuntu akituma neza, ntagware hemoroide, ntagware impatwe, ntagire ibintu bijorora mu nda. Ayo niyo mahirwe ya mbere. Buriya iri nabarirwa iyo uhuye n'akantu bita coriandre, nabyo birafasha. Ibyombi ufashe icyayi ufashe amazi angana n'ikirahure ashyushye, ugashyiramo coriandre ingana n'akabuno k'akayiko cyangwa n'akayiko gato cyane bita ngo nakikahwa, yarangiza ntabwo mvuze ko ari ikahwa, ahubwo ni kakandi bitiriye ikahwa ngo ni cuillère ya café, niko bakita. Noneho yarangiza ukagashyira muri cya kirahure cy'amazi, ugashyira mu kiko cya erayo. Ku bantu bose bazi ko banutse umwuka, baba bafigiza amahirwe yo kubona ibyatuma batajya banutse umwuka. Rero kubw'ibyo, kuko hariho bati ni dabrosa ndiyuhagira ariko byaranze, ntabwo wabishobora. Ubuse washobora kuhagira ukuhagira n'amaraso, ikibazo kiri mu maraso yawe. Niyo mpamvu ahubwo ibyiza urya ibintu byinjira mu mara, amara akabivanga mu maraso, amaraso akava mu mara ajya amara matoya, akafata amaraso amaze kunoza akayohereza mu mwijima. Noneho bya bindi byagiyemo bigatuma amaraso azava mu mwijima akwira mu maraso, akazagenda nta myanda yo guhumura nabirimo, bitewe nuko parfait uzaba wayishyizemo. Ubwo rero bitandukanye no kuyitera mu kwaha iri mu ikibazo kiri mu maraso. Icyakora kumenya nyine birakwiriye. Ngaka kamaro ka erayo muri ubwo buzima tubaho kandi ubu tubeshejeho, kandi twakenera ko buri wese yamenya. Mu ngingo ziba zigiye zikomera, ahangaha ndayigarukaho mfite impamvu. Ndayigarukaho erayo maze ngeze igihe cyo kugira ngo nibura ivuri, kuko turiho mu gihe gikomeye. Muri kino gitabo mfashe cyitwa Intekerezo imico n'umuntu, aho Bibiliya yavuze ngo nurakara ntugakora icyaha izuba ntigarenga ukirakaye. Tubivuga kenshi atari kugenyura, tuvuga ko umuntu adakwiriye kurakara mu munsi wose ngo izuba ryirenga, ubwo warakaye rirashe kakubuza ko rirenga ukirakaye. Undi wakarakara imyaka 20, yarangiza ubwo wumve ko aba yarangiritse hanini cyane, kuko Imana ntabwo yipfa kuvuga ibintu itazi impamvu yabyo. C'est qui cultive la colère ou le ressentiment chaque fois qu'il se juge offensé ouvre le cœur à Satan. Umuntu wese wimenyereza guhora arakaye yitwaje ko ngo hari abantu bamushotoye, ngo hariho abantu bamugiriye nabi, aba yugururiye Satani umutima we. Ubu rukumva ko icyambere gituma bivuze nuko ngo Satani yijya guturamo, najya gutera azenguruke azerere, niko yanditswe muri Bibiliya ngo azerere, yarangiza ariko uramenyewe kuzamutuza mu mutima wawe. Gutuza mu burakari no kumutuzamo. Il faut que l'amertume et l'animosité soient bannies de l'âme qui veut vivre en harmonie avec le ciel. Birakwiriye ko gusharira kose, ubunyamwaso bwose birandurwa mu mutima w'umuntu wese ukeneye gushyira hamwe n'ijuru. Gusharira kose, ubunyamaswa bwose bukwiriye kurandurwa mu mutima w'umuntu wese wumva akeneye gushyira hamwe n'ijuru. Icyo ni ikindi gikomeye cyane, nakunda ko twakumva kandi tukanasobanukirwa. Arakwiye atari ko hariho uburakari bwemewe. Bwo bwemewe ntabwo ari ubwawe, ni ubw'Imana n'ubw'Umwuka Wera wa ndatanga icyitegererezo. Il est vrai qu'il existe une indignation légitime même chez les disciples de Christ. Hari n'igihe hari uburakari bwemewe ku bantu babakora abigishwa ba Yesu. On est saisi d'une juste colère qui n'est pas un péché mais le fruit d'une conscience sensible. Bajya bafatwa n'umubabaro cyangwa se uburakari butari icyaha, akaba ari imbuto y'umutima nama wiyumvisha. Quand on va Dieu déshonorer, iyo bene abo babonye Imana ikorera isoni, ou son service discrédité, cyangwa umurimo wayo uvuzwe nabi, uri innocent opprimé. Ibirakaza abakiranutse ntibyitwa icyaha, ni ukubona Imana ikorerwa isoni, ni ukubona umurimo wayo ukozwe nabi, ni ukubona abakiranutsi bakandamijwe. Ibyo nibyo bintu bitatu bibabaza abakiranutsi, bakavuga ati twamubonye tubona ararakaye, tubona arababaye,
asanzwe uri gukubita akana ku nzira ukaziza ubwende gusa uri kumuziza iki ngo nyina yarandutse. Umukiranutsi aziza ubusa. Uyu mwana ntabwo yoheje nyina, none uramukubise, uyu mukiranutsi ahagwezeho yarakara kakubwira ati kano kanya cyongere ndavuze, akavuga arakaye akubujiye kugira nabi atanasetse, ntabwo abanza kuvuga ngo ntabwo ndi burakare ngo kandi umuntu w'Imana. Oya, yakurakarira kuko ukoze nabi. Noneho kubwibyo y'Imana igayitse y'ibyayo bitashirwa agaciro, iyo abakiranutsi bari gukandamizwa abakiranutsi bandi bararakara. Ubwo burakari bumeze buryo ntabwo buhanye no kuvuga ngo bamvuze nabi, ntabwo buhanye no kuvuga ngo banyimye, ntabwo buhanye no kuvuga ngo banyanze, ntabwo buhanye no kuvuga ngo bansuzuguye, nta nubwo buhanye no kuvuga ngo ntibajya bampa agaciro. Oya, ntabwo ari droit zawe uri kurengera, ahubwo ni Imana n'abantu bayo n'ibyayo. Aho ndatambutse ni pas cultiver la colère, mwijya mwinyimenyereza uburakari. Nombre sont ceux qui considèrent les choses sous les jours les plus sombres. Hari abantu bahora batekereza ibintu nabi, hariho abantu bahora batekereza ibintu nabi. Umuntu umwe yaragiye, yari umudamu agenda asize iwe arazerera. Ijambo kuzerera nibyo bita deyambire, nibyo bita aresambite précis, ni igihe ufata urugendo rutagira icyo rugamije. Noneho ibyo nibyo bita kuzerera. Noneho mbese ntacyo wakubaza avuga ngo mbese ugiye hehe, ngo niyo hirya ngo ngo inani kwa banani. Mbese nta washobora nawe utashobora kuvuga iyo ugiye. Nuko uyu mugore nawe yarazerereye aragenda, amasaha yo guteka ararenga, birangije agarutse asanga umugabo yatashye. Yamaze gutaha amanika ikoti ku ntebe ayashyira imbere y'icyumba araramo, mbese imbere y'igitanda. Yarangiza birangije arige nawe arisohokera yigira hanze. Umugore yinjiye abonye icyumba gikinguye, yinjira ajya mu cyumba ariko asize abandi bantu hanze, agaruka ari kurira. Nuko bigenze bite kurukurira atarankubise, kugira ngo icyaha cye kizimanganiwe no kubwira ko yakubiswe. Birangije abandetse se ukubiswe nande? Ati ni umugabo. Ati nuko ninakesheje, ati iyo natinze guteka buri gihe barankubita. Ubwo aratangira ararira. Umuntu we ngwe aragukubise ngwe? Ati ntabwo tubyizeye. Ati atarankubise, ati nubwo ntabyimbye, atari ko arankubise. Yarangiza kandi ubwo umugabo ntahari, ahubwo hari ahandi yagiye. Nawe asa n'umuntu wari ugiye nko kuri wese agiye kugaruka, asanga ariko abantu bahangaraye hanze. Byagenze bite, bimeze bite? Ati uyu mudamu aravuze ngo uramukubise. Mukubita ngo duhuriye he? Wa mudamu yabonye ikoti yibwira ngo umugabo agize ate arahari. Yarangiza ati kandi nimukubitaho gatitiba yuko nkubise. Ubwo abantu baragenda, ubwo ngiyeho amakosa yanjye arabazimanganye, amakosa abaye asigara ibyo kubazwa ko nakishe guteka, barabazi kubwo nashatse nabi. Byo ngiro bwabyo gusa. Rero kubw'ibyo abandi batireka da, uyu mugore ashobora kuba agize ikibazo. Umugabo aturutse hanze, inzu ntifite imiryango ibiri, none avuze ko amukubitiye mu nzu kandi atararimo. Mudamu bigenze bite? Batangira kumubona mu kibisazi. Nuko birangije abonye ko bamuciye amazi kandi nta kuda kibigarura, ba bantu bari hanze atari inkurumba babonye uyu mugabo yaturutse. Birangije ati byawugendeke bite? Ati mureke mbabwira amakosa yanjye yamfatiye. Ati naje ndi kwicira hiteka yuko ntatetse, mbonye ikoti rye ndibwira ngo ni wihicaye, numvaga rongiye kwikiza ikibazo. Aha niho bakubwiye baravuze ngo nombre sont ceux qui considèrent les choses sur les jours les plus sombres. Benshi nabakunda gufata ibintu mu mwanya mubi cyangwa se nabi. Ils exagèrent les prétendus griefs, maze ugasanga batubuye ibibabaza. Yarangiza cultivent leur colère, bakimenyereza uburakari bwabo, so remplis d'un esprit de vengeance de haine, maze ugasanga barimenyereje buzuye intekerezo zo kwihorera n'iz'urwango. Alors qu'en réalité ils n'ont pas de vrai motif d'avoir de tels sentiments. Abenshi usanga bibitsemo kwihorera, nanjye ko yangize nzamugira ko nzamwanga nzamuteranya. Yarangiza ariko abakurikirana ugasanga badafite ishingiro ry'ibyo barimo. Ibyo résister à ces mauvais sentiments et vous ferez l'expérience d'un grand changement dans vos relations avec vos semblables. Yurwanya iyo miterere yihorera, yurwanya iyo miterere y'inzangano, yurwanya iyo miterere nk'iyo ngiyo yose idafite ishingiro. Uzajya kwibuka wibuke isano ifite ikize inararibonye yihinduka rikomeye cyane mu mibanire yawe n'abandi
izashyiko. Noneho nuhagarika kwivumbura, nuhagarika kwihorera, nuhagarika kwangana, umubano wawe n'abandi uziyongera. Niyo mpamvu au pire de sa vie umuntu ashobora kuhora arakaye akazarimbuza ubuzima bwe. Le fait de se laisser aller à des émotions violentes met la vie en danger. Iyo umuntu ahora yimenyereza amarangamutima y'ubugira nabi, ashyira ubuzima bwe mu kaga. Niyo mpamvu turi bugerageze kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva ibisabwa n'ibibuzwa kugira ngo tubashe gushyira mu gaciro mu buryo bwuzuye. Abantu benshi cyane iyo uhora urakaye, iyo uhora ubabaye, iyo uhora ufite inzika, iyo uhora wibukiriza ibibi, ni ubuzima bwawe ushyira mu kaga. Amaraso yawe niyo ahora akonje, amaraso yawe niyo ahora avunitse, niyo ahora yanduye, imyanda ntivamo. Beaucoup merci un coup de colère ou de passion. Hariho abajya bahera ko bava mu mwuka bitewe n'uburakari gusa n'irari. Nombre sont ceux qui s'habituent à de tels accès. Abenshi n'abantu bimenyereza ubwo buryo. Ils peuvent y mettre un terme sur le verre. Umuntu ashatse ashobora no gusoza ubuzima bwe ntawe umukozeho gusa. Ukabona rakahaye ati no kubana uyu muntu no guhura nawe no kwisahani no kuburiri no mu nzu no gusangira no kuhura no gusengera hamwe mbivuyemo akimanika undi akiyasida. Aho niho mwumva ngo abantu benshi biyahuye. Iyo umutima mubi wamaze kumeje kuwuvomerera utuza wivanye mu mwuka. Niyo mpamvu ils peuvent y mettre un terme sur le verre, mais cela demande un effort de volonté pour triompher d'une telle mauvaise habitude. Ariko bizasaba ubushake bwimbitse niba ushaka gutsinda akamenyero kabi nk'ako k'amahane k'umutima mubi. Tout cela doit faire partie de l'éducation dispensée à l'école. Ibi bigomba kwigishwa ku mashuri. Mu mashuri bakwiriye kwigishwa kutabika inzika, kutarakara, kutagira amahane. Car nous appartenons à Dieu, kuko twamaze kuba ab'Imana byuzuye. Ubwo twamaze kuba ab'Imana byuzuye, le temple sacré du corps doit être gardé pur et sans tache. Arega urusengero rwera rw'umubiri rugomba kurindwa rugahora ari urwera. Ni koko kubanyumva ndagira ngo mwese mufite aho musengera kuri benshi. Ariko uko abantu bita ku nsengero basengeramo, nuko bita ku mazu batuyemo, nuko bita ku bwiherero bitumamo, ntabwo ariko bita ku mubiri Imana ituyemo. Kiba ni ikibazo. Ntabwo abantu benshi cyane amazu batuyemo bayagira neza, insengero zabo ni nziza cyane, arangiza aho bituma barahatunganije, imibiri yabo y'inyuma barayisiga, ariko imbere aho Imana ituye, aho yavuze ngo jyewe muri inzu yanjye n'umurima muri umurima n'inzu yanjye, yarangiza ntabwo abantu bamenye neza ko Imana nibasengere heza nibyo, nibature heza nibyo, nibitume heza nibyo, imibiri yabo y'inyuma nigira isuku nibyo, ariko naho Imana ituye imbere mu mubiri ntihabe heza. Niyo mpamvu tugomba kubizirikana no kubiha agaciro, kuko hatabaye ibyo niyo mpamvu tugomba kubyiga neza. Le temple sacré du corps doit être gardé pur. Arega urusengero rwera rw'umubiri rugomba kwitabwaho cyane rukabonera sans tache kandi rutagira ikizinga, afin que le Saint-Esprit puisse y habiter, kugira ngo nibura umwuka wera abone uko aturamo. Niyo mpamvu les systèmes nerveux mis à mal. Iyo umuntu ahora arakaye agwa nabi imitsi yumva. Impamvu nitugerageza kubikurikirana no kubyitaho cyane ngo nibura buri wese asome, il y a une catégorie déjà qui en sont arrivés à être dépourvus de maîtrise de soi. Hari abantu barakaye bararakana kugeza ubwo kwitegeka bibananira. No hati ils n'ont pas si dominé le tempérament ou leur langue. Byageze ubwo bananirwa kuyobora n'imyifatire yabo n'ururimi rwabo. Et certains prétendent être disciples de Christ, mais ils ne le sont pas. Benshi bavuga ko ari abigishwa ba Yesu, ariko ntabwo ari. Gutegeka uburakari byarabananiye, kuburandura birabananira, kubucecekesha birabananira, kugeza ubwo busigara buyoboye imyifatire yabo n'indimi zabo. Jésus ne leur a pas donné un tel exemple. Mubo Yesu yahaye icyitegererezo bene abantu bavuga ko ari cyo yabahaye. Ils sont déraisonnables, basigara nta bwenge bafite, ne laisse pas facilement persuadés, ne se laisse pas, ntabwo bemezwa vuba. Ils ne sont pas sensés, ntabwo biyumvisha. Satan etiye entièrement sous son coupe. Satani ahora bafatiye igikombe cy'uburakari ku munwa, ahora mbese ari kubasomesha, yabona bugiye gushira yongera asomeshaho, yarangiza ngo ukabona
bwa mbere urarakaye kuko bagutiye, urarakaye kuko bakubwiye ngo uraho, urarakaye kuko bagukubitiye umwana, urarakaye kuko bakwimye, urarakaye kuko basa neza, urarakaye kuko bejeje. Mbese ahora gufatiye igikombe gisharira kitera uburakari ku munwa, ugahora nawe usomaho ngo budashira. Ubwo bigasa n'umuntu uri gusa n'uwongera amayinite muri telefone kugira ngo ataza kubura guhamagara. Rero Satani nuko ashaka. Hepfo harakomeza ati de plus chacune de ces crises de colère affaiblit ses nerfs et les facultés morales. Ikibabaje rero noneho gihuye by'amagara mazima, haravuze ngo igihe cyose urakaye yarangiza ukabugize crise, iyo umuntu aravuga ngo agize crise cardiaque, ngo agize crise y'iki niki, yarangiza ngo byagize ngo ari muri crise, ibyo byose ngo yasme byose. Umuntu hari n'igihe ajya bari muri crise ya colère y'uburakari gusa, nawe ubwo akaba yafashwe. Avuze ngo de plus chacune de ces crises de colère affaiblit ses nerfs et les facultés morales. Iyo umuntu arakaye akaba afashwe n'iyo ndwara y'uburakari, birahera ko yarangiza bigaca intege imitsi yumva n'ubushobozi bwo gutunganya, bisiga n'ibicogoje imitsi yumva yawe, bigacogoza n'ubushobozi bwo gutunganya faculté morale. Bujya bita bavuze nk'ikintu ni morale, ni bavuze ngo ni droit et ordre. Noneho iyo umaze kumenya gutunganya ibintu kandi ugashyira mu gaciro, ubwo bufite ubwenge. None iyo urakaye gushyira mu gaciro birashira no gutunganya bigashira, yarangiza ubwenge bwawe ukava ku gihe. Hepfati era plus difficile encore d'endiguer la colère à la prochaine provocation. Amaherezo ibyo bintu byombi ihora buri gihe ubihembera, ubutagishoboye kuzashobora wihanganira uburakari bukuri kubutegeka bizajya bikunanira igihe cyose uzabugize ibigushotora. La prochaine provocation. Niyo mpamvu uburakari bakubwiye ngo wigutera gukora icyaha, wikwemera ko bugera nimugoroba bukirimo, kuko bushobora kwica imitsi yawe yumva, bukongera bukakumaramo ubushobozi bwo gutunganya. Noneho yarangiza ubwo rero umve ko umuntu imitsi ye yumva ikoze nabi n'ubushobozi bwo gutunganya bugakora nabi, yaba asigaye atandamye ku isi, nta mahirwe yaba afite yo kubaho, nta n'igikundiro yaba afite mu buzima, kandi ibyo ashinzwe byamunanira, kandi ibyo akoze yabikora nabi, kuko muri we ubushobozi bwo gutunganya. Niyo mpamvu abantu bose bashaka kuzambya ubuzima bwabo bakunda uburakari. Hepfo arakomeje ati ivre de colère, hari igihe kibaho umuntu akaba yasinze, nta kigage yanyoye, nta kanyanga yanyoye, nta primus yanyoye, nta Guinness yanyoye, nta Skol yanyoye, yarangiza byose ariko yasinze, bitewe nuko combien Satan se réjouit quand il peut rendre quelqu'un bras de colère. Mbega Satani yishimye iyo abonye akabona atumye ugira uburakari bugutera gusharira. Mbese baravuze ngo ivre de colère, bras de colère, mbese kwa kundi baba bacanye umuriro ukaba watukuye byo bita mbese ukaba nawe washaririye nyine. Il suffit de regarder d'un geste, d'une intonation utilisée comme une flèche de diable pour blesser, empoisonner le cœur qui s'y prête. Ibyo birahagije umaze kugera kuri iyo ntambwe, indoro ye uko yifata, ijwi rye bihinduka imyambi Satani akoresha ngo akomeretse abamureba. Iyo umuntu amaze kugera kuri iyo ntambwe, abageze ku ntambwe iteye ubwoba, haravuze ngo birahagije, hari aho agera byonyine ubwabyo gusa, indoro ye ikaba umwambi, uko yifata bigahinduka umwambi, ijwi rye rigahinduka umwambi, imyambi Satani amutiza ngo akomeretse kandi aroga imitima y'abamutega amatwi. Akoresheje mu Gifaransa aravuze ngo les flèches du diable pour blesser et empoisonner le cœur qui s'y prête. Abamutega amatwi, abamubona, abamwitegereza, akaba yamaze guhabwa ubwo burakari bugatuma Satani amuha imyambi ngo bandasire, ugahinduka umurashi wa Satani kugira ngo ukomeretse kandi wanduze, uroge, komeretsa kandi wanduze imitima y'abaguteza amatwi. Lorsqu'une personne se laisse aller à l'irritation, iyo wemeye uburakari bakakujyana iyo bushaka, elle est tout aussi intoxiquée que l'homme qui porte la verre d'alcool à ses lèvres. Umuntu wese wemera ko uburakari bumujyana iyo bushaka, ntahatanduka nawe ahora ameze nk'umusinzi umaze kumwerekeraho, ntahatandukaniye n'umusinzi wifitiye igikombe cy'inzoga ku munwa. Urumva ko ubwo tugomba kureka igihe abapagani bareka uburakari, bareka inzoga, abakristo bagomba kureka uburakari.
igihe umupagana azareka inzoga ze nawe utarareka uburakari n'ubundi uzamusindira. Itonde, niyo mpamvu dufite abakristo benshi cyane basindira abaturanyi babo, kandi mwaganira ugasanga inzoga n'itabi ntabinywa, ariko uburakari ni igikombe gihoraho, ni imyambi ahora mu ndoro no mu myifatire ahora yica abandi. Ku bw'ibyo rero ntabwo turi bujye muri byinshi cyane kuri iyi ngingo, ahubwo icyo nari ngendereye ni ukugira ngo twige icyakorwa n'ubundi ngo dutabare. Erayo twari twayivuze, ariko hari ahandi nshaka ko tujya. Muri iyi si muri kureba dukeneye ubwenge buhora busanurwa buri munsi. Hari indwara yo bita maladie Alzheimer, ibyo bita autre demence. Ni indwara zo kuyoyoka k'ubwenge ndetse n'igabanuka ry'ibitekerezo. Abantu benshi cyane bararwaye, bigatuma bahura n'ibibazo byinshi, aho nakunda ngo byagenda kugira ngo umenye neza. Kugira nituza kuvuga imiti uba bateze amatwi wumve neza aho usabwa. Les signes précurseurs, ibimenyetso biranga ko mu mutwe hatangiye guhungabana, ubwonko bwabaye buto, yarangiza kwibuka kwagabanutse. Wabwirwa n'iki? Problème de mémoire. Bwa mbere ubanza kugira ikibazo cyo kwibuka. Oubli ou difficulté à retenir des événements ou des informations récentes. Utangira kwibagirwa cyangwa ukananirwa gukurikiranya ibyo wabonye nabyo, iyo wahuye nabyo cyangwa wabonye vubaho muri ako kanya, ukananirwa kubisubiramo no kubyibuka. Ubwo butangiye kugabanuka k'ubwenge kandi utangiye gusaza. Difficulté à reconnaître les gens, ugatangira kuyoberwa abantu. Perte de souvenirs lointains, ibyo wari warabonye mu gihe cyashize bishyize kera bikagucika. Ubwo batangiye kugabanuka mu bwenge. Difficulté à comprendre des tâches familières, ugatangira kuyunanirwa imirimo wari usanzwe ushoboye. Waruzi guteka kare, waruzi kuyuhagira kare, waruzi kubwira abantu ngo muraho, waruzi kumesa, ugatangira kubikora bikunanira. Ubwo mu bwonko haba hatangiye kugabanuka. Préparer un repas, nko guteka bikakunanira, wari usanzwe uzi guteka. Prendre des médicaments etc. Ugatangira kujya ushobora no gukoresha imiti nabi cyangwa se ugakunda kuyifata kenshi. Problème de langage, hazamwe ikibazo cyo kuvuga. Difficulté à s'exprimer, kwisobanura bigatangira bikakunanira. Tendance à chercher ces mots, gushakashaka amagambo ari ubuvuge bikakunanira. Et de remplacer par d'autres mots inadéquats, amagambo wari ushaka kuvuga akagucika ukajya uvuga ayo ahagayitse. Ubwo ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bwawe buba bwatangiye kwanga. Ku ngingo ya kane iranga ko ubwonko butakora neza, difficulté à établir un emploi du temps, arangiza kunanirwa gukoresha igihe neza. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cy'uko umuntu aba atameze neza mu bwonko. Gikurikiyeho perte progressive du sens de l'orientation dans l'espace et dans le temps. Kwiyobora bikakunanira, ukananirwa ugatangira kuyoberwa inzira, kuyoberwa abantu, kuyoberwa igihe, yarangiza nabyo bikaba ikindi kibazo. Perte de jugement, ubwenge bwawe bugatangira kudashyira mu gaciro adoption de comportement inadapté à la situation, ukananirwa kwifata uko byari bikwiriye kwifatwa muri ako kanya. Ni mu bukwe wagiye ntiwasokoza, yarangiza ubwo wagiye ugatangira kugenda. Ni umugabo ahagaze imbere y'iteraniro ariko yafunze ipantaro n'umukandara n'ishati, ariko imashini yibagirwa. Yarangiza ni umudamu wamaze kwicara byo ngibyo gusa soutien, yarangije arayambara ariko ayifunga uruhande rumwe. Yarangiza ibyo ni ugusokoza uruhande rumwe rundi nturusokoze, ni ugusohoka mu nzu byo ngibyo gusa utabrosheje kandi brose hari n'umuti w'amenyo. Ibyo bintu by'ingenzi kubikoresha bigatangira bikagucika mu bwonko bwawe, haba hatangiye kugira ikintu kigabanuka. Difficulté à assimiler des notions abstraites comme des calculs, des chiffres, etc. Kunanirwa kuringaniza ibintu, bakubwira bati gatanu kuko gatanu kuye mu 10 hasigaye kangahe, ati mumpe calculatrice, uko kumenya kubishyira mu gaciro bikanga. Yarangiza ati ngaho dusome muri Matayo, ukajya mu itangiriro, ubwo buryo biracitse. Yarangiza ugahagara imbere y'iteraniro akavuga ati tugiye kuri indirimbo ya 12, ubu wari usanzwe uyizi ko ivuga ngo hari soko ivamo amaraso. Yarangiza uti ngwino soko y'umugisha. Ubwo kuko ari mu ijambo isoko ukabyegeranya, bitewe nuko ubwo bwonko bwawe babutangiye kubura. Icyo ni ikindi cyo kwitabwaho. Tendance à égarer des objets à replacer à des endroits inappropriés. Umuntu utangiye gusaza ubwonko utangira kubona byanze kubika ibintu neza
cyangwa kubishyira mu mwanya wahabyo bikakunanira, noneho ibimeneka ukabivanga n'ibitameneka, yarangiza uje guterura byose akabimena, ubu yamena nawe ukabambaza, ibyo kose byanjye umenye ni wowe wayobewe. Noneho amafaranga kuyasanga mu bitabo si gitangaza, bote kwita sanga ku meza si ikibazo, ubwo mbese ibintu kubishyira mu mwanya wabyo ubwonko bukaba bwatangiye guta agaciro, bikaba byabaye ikibazo. Changement d'humeur mu maso agahinduka ukundi, ude comportement très brusque, ugatangira ugahubuka ukahutaza sans raison apparente. Washaka impamvu iguteye gukora ibyo bayishaka bakayibura, ugasanga mbese urahubuka urahutaza ariko batazi ikigize, yarangiza byonyine ubwabyo gusa niko gusanga, ugasanga umuntu asanze ntanze nk'icyitegererezo, unyuzaho inka ziziritse abantu bororera mu biraro cyangwa bakorera mu ngo zabo, ugasanga irahagurutse kuganga ariko ko ifite umurizo uriho ubusenzi, yarangiza ikanyuzamwo ikazunguza umurizo isaziriye, nawe kuko wari uhegereye yarangiza ikagutera ya maganga, yagutera amaganga nawe uti mu mpumuhoro nyiteme, iyo nka si yawe, ni wowe usanze ahiri kuganga, none ugiye kuyihutaza, ubwo bwenge bwawe butangiye kugabanuka. Pati modification de la personnalité, igabanuka ry'imiterere cyangwa se gusa naho utakize kubahiriza imiterere yawe, confusion, ugatangira kugira urujiro mu bwenge, méfiance, ugasuzugura abantu, apasi no kutishimira abantu. Ubwo ibimenyetso byo mu bwenge biba byatangiye kuba ikibazo. Manque particulier d'enthousiasme, ishyaka ryihariye ry'ibyiza mu byiza, ishyaka ryihariye mu byiza rikagabanuka. Ibi ni ibimenyetso nyamukuru by'umuntu ugaragara ko mu bwenge hatangiye guhungabana, iyo bita demence ya Alzheimer biba byamaze kuza. Rero bisaba iki rero ahangaha, ngibyo ibintu aho ngaho wamaze kutwumva, niba hari kamwe wafashe muri byo kakubayeho ukaba gishoboye kwitabara ngo ubwenge bukubera ubwugamo, ukeneye avoka, ukeneye ironji, ukeneye igikoma cy'uburo, ukeneye noix de cajou. Zafata avoka, niba ariyo mu rugero rwiza iyo bita ngo ni avoka moyenne, washobora kumara, yarangiza uyifate, ufate ironji, buryo uremeye no kurenza rimwe nta kibazo abitwaye, icyakora ukurikije ko Imana yariremye, iyo abantu bakennye batari afite ahagije, burya rimwe 4 chambres ushobora kurikata rikagabanywa abantu 4, ariko biremewe ko umuntu ashobora no gukoresha arenza 2, ndetse bitabo byo birakubwira ngo mu gukingira umunaniro wo mu kazi umuntu akwiriye gukoresha des oranges chaque matin. Ni byiza ko abantu bamenya ko nibura bakeneye avoka, bagakenera ironji, bagakenera igikoma cy'uburo, bagakenera noix de cajou. Iyo noix de cajou yibuze ushaka ko bita coriandre, iyo coriandre yibuze ushaka sesame, iyo sesame yibuze noneho uburyo bwa installation y'ubwonko bwawe bwari butangiye guhungabana, yitwa myeline bitangiye kuvaho, amakuru akagenda atakara, ubukeneye akantu bita amande. Hirya y'ibyo igihe cyose ubonye inkeri ukabona izo bita imbuha abandi bita bazagaperi, ibyo byose biba bikenewe kugira ngo ubwonko bw'umuntu bujye ku gihe. Icyo gihe umuntu abakeneye utwo bita ubutunda, abandi bita za marakuja, abandi bita fruit à passion, ibyo byose biba bikeneye. Impamvu nuko bino bintu ntabwo bikoresherezwa ikindi, ni ukugira ngo ubwenge bw'umuntu bube ku gihe. Noneho hirya yaho ntabwo nshaka ko tutinda cyane, ahubwo urasozereza ko byanze bikunze burya n'ushaka gukina umupira agira hawuterera. Imuhira niho hagomba kubanza kuba heza kugira ngo ubuzima bukurikireho neza. Noneho kubera iki? Nuko hariho impamvu nyinshi cyane dukwiriye kumenya. Mu gitabo mfashe cyitwa umurimo w'ubuvuzi, page ya 247 harimo aya magambo avuga ngo lorsque les poumons sont comprimés, ibihaha by'umuntu bihaboshywe, la quantité d'oxygène inhalé diminue, urugero rw'umwuka wa oxygène rwinjira mu gihaha ruragabanuka. Le sang n'est pas suffisamment vivifié, kubwo kubura uwo mwuka wa oxygène amaraso y'umuntu ntabwo yezwa neza. Et les déchets toxiques qui devraient être éliminés par les poumons sont retenus dans l'organisme. Imyanda yari gusohorwa n'ibihaha bitewe no guhumeka no gukora cyane irongera igakingiranirwa mu ngingo z'umuntu. De plus la circulation est entravée, uko amaraso arushaho kudatembera neza, et les organes internes
ndetse no mu ngingo z'imbere mu mubiri soterema comprime iyo wambaye ukazibohaboha cyane que se déplace et ne peuvent fonctionner normalement. Ntabwo izi ngingo zigomba ntizinyagambura kandi ntabwo zikora umurimo bihagije. Ngako akaga ko gukora ibintu bikurikira. Noneho que les mères obligées de confectionner pour elles-mêmes et pour leurs enfants des costumes à la mode. Ababyeyi rero biyemeje kudodera abana babo, kwidodera no kudodera abana babo twambaro tugezweho doivent s'imposer et la belle de tous les instants, bagomba guhorana umuhati munini. Les nerfs irrités et les doigts tremblants et réveillent tard pour ajouter à des vêtements des ornements qui ne contribuent en rien à l'hygiène, au confort ou à la beauté réelle. Ababyeyi benshi cyane badoda barara badoda bashyiraho utari ngombwa, ku rutugu hari intashya, ku mutima hari ikinyugunyugu, yarangiza kunda yashyizeho uruvu mu ndodo gusa ari kubishushanya, yarangiza akaryama kererewe, ibyo ari kongera ku mwambaro ngo kitenda kuzana. Bavuze ngo nta gisuku byenda kuzana, nta mbaraga byenda kuzana, nta n'ubwiza byenda kongerera umubiri, ariko akaryama akererewe, ari kwambika gusa umwenda ibisa n'ibintu bitari byo. Shushanya hinka atenda gukama, shushanya hiyena atenda kujyana ku isoko, shushanya hinkoko itenda gutera amagi. Ibyo byonyine ubwabyo gusa bikamumarira imbaraga, yarangiza bikamumaraho igihe bango elle sacrifie à la mode de leur santé, maze ubuzima bwabo bakabumarira cyangwa se bugahinduka igitambo kibigezweho. Et la sérénité dont elle aurait besoin, maze n'umutuzo n'amahoro bari kuzakenera pour conduire sagement leurs enfants, ubwenge bari kuzakoresha bw'ubwitonzi bwo kuyobora abana babo bugabashika. La mère est ainsi occupée, n'a pas de temps à consacrer à de bonnes lectures. Abagore birirwa muri utwo ntibabona umwanya wo gusoma neza ibikwiriye, ntibabona umwanya wo gusoma neza, ariko ngo basome ibikwiriye bizabyara ikiri. Ifo nous vêtir d'une manière saine, mujye mureka no kwambara, abashaka ubuzima mujye mwambarana neza, abari bakwiye. Dieu désire que la santé de notre corps Dieu désire que la santé de notre corps soit aussi bonne que celle de notre âme. Imana ishaka ko kuko dukeneye umutima mwiza niko dukeneye n'umubiri muzima. Imana ikeneye ibintu bibiri, tugire umutima mwiza, tugire n'umubiri muzima. Nous devons collaborer avec Dieu pour nous assurer cette santé physique et morale. Tugomba gufatanya n'Imana kugira ngo nibura tugire amagara muzima y'impagarike n'ay'ubwenge. Arakere contribuer d'une manière hygiénique de se vêtir. Ibi nabyo bizadusaba kwambara neza, biradusaba nibura tuzirikane ibyo bintu kandi bikenewe. Rero kuko twashaka nibura buri wese agerageze kumva ibisabwa, kandi akaba byari byiza ko buri wese ashobora gushyira mu gaciro ngo tumenye neza ibyo twakora n'ibyo twakwiriye gukora. Reka twongere dusubize inyuma, twibutsa abantu, tubabwire tuti karoti mujya mureba burya ni ikiribwa gikomeye, ariko iyo ikoreshejwe buri mugoroba iminsi 30, karoti imwe ikoreshejwe iminsi 30 nimugoroba ivura indwara bita vitirigo, yayindi bakubwira ngo umuntu ari kuba nyamweru. Ibyo wabisanga mu gitabo cyitwa Guide des Aliments, yarangiza niho wabisanga. Noneho icyo ni kimwe. Karoti wayirya ari ebyiri mu gitondo ubyutse iminsi 7 utari wanywa amazi, ikavura inzoka z'amoko 6. Ayo nshaka kuvugaho ni oxyle, ascaris, trichocephale, ankylostome na teniyo. Ubwo karoti nicyo yabikumariye. Wafata pome, wafata karoti na tungurusumu, wabirya nimugoroba uramutse udatwite ku bantu b'igitsina gore, ukabikora iminsi 7. Ku manywa ugafata onyo, indimu na concombre na erayo, nabyo ukabirya iminsi 7. Wenda kurya ibya mu gitondo ukabikora iminsi 7. Ugafata ubuki ugasiga, ubwo ndi kuvuga kuvura hemoroide, bayivura batyo uko mvuze. Ni pome, karoti na tungurusumu nimugoroba iminsi 7. Ni onyo, ni indimu, ni concombre na erayo ni mu gitondo. Nubuku usiga kuri ako kantu kasohotse. Niba ari externe, hemoroide yawe yarasohotse hanze, sigaho wenda kuryama.
niba ari interne ari gonflement de veine interne byo bita anal, yarangiza akaba udutsi duto cyane twarabyimbye iyo mu rwitumiro, gerageza kwinjiza mu ubuki, yarangiza bwiza wiringiye, nabyo bikora iminsi 7. Uko niko bavura hemorrhoid. Iyo yanze gukira uba ugomba kumenya ko ifite ishamikiye ku nzara nyinshi, ku munyu mwinshi mu byo kurya, ku mubabaro mwinshi cyangwa amibi. Rero umugambi nyamukuru naha dushaka guhagararira, reka buri wese mu bwenge bwacu tujye tumenya gushyira mu gaciro, kugira ngo ubuzima bwacu nabwo tumenye ko ari ubutunzi bukomeye. Imana ishaka yuko ugira ubwenge ngo bukuyobore. Imana igashaka yuko ugira imico myiza ngo ugire igikundiro ku isi. Imana igashaka yuko ugira ubuzima bwiza kugira ngo wishimire kubaho. Ibyo byose ukabigiramo uruhare, ukabiheshwa n'ubwenge. Ubwenge n'ubwugamo. Reka ariho twerekeza amaso yacu kugira ngo yaera yo tuzakoresha mu buryo bwinshi, nibiyiko 2 bakoresha cyangwa ikiko kimwe kinini cyangwa 2 byo mu kurugero rwo rurishwa byo bita kuyera soup. Yarangiza ubwo nibwo buryo bwiza bwo gufata neza umubiri wacu. Yaba rero umutima ufate onyo n'indimo n'ubuki, yarangiza naerayo ubwo kuvura umutima ni kane mu cyumweru kwezi wenda kujya kumama. Niba ari umwijima fata onyo n'indimu na karoti, shyiraho amavuta y'ibihwagari, yarangiza ubwo buri kuvura umwijima, ibibyimba, ibicuri. Uko niko bavura ibyo bintu. Yarangiza nufata onyo ugafata pome na concombre ugashyiraho erayo, uzaba uri kuvura impyiko, uri kuvura amara, uri kuvura n'imitsi. Ubwo n'uburyo ntabwo byose ubivanga, ahubwo ni rimwe bino. Ntabwo utegereza kugwara zira ndwara, kuko umuntu akinga inzo abajura bataraza, niko umuntu akwiriye kwirindira indwara atararwara. Niyo mpamvu protéger son corps c'est aussi la sagesse. Iyo ufashe neza umubiri wawe nabwo aba ari ubwenge. Rero reka twerekeza amaso yacu aho ngaho kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo itanga ubuzima bw'ubwenge n'ubw'umubiri, igatanga inyigisho nzima zikiza kandi zikeza, twese turushaho kumva no gusobanukirwa mu izina rya Yesu. Amen.